Njyewe ubundi nari mbyaye abana 6. Ubu nabyaye kuwa mbere rero wa 6. Namubyaye kuwa mbere, mbese itariki sinyibuka ariko naramubyaye Jenoside itangira kuwa 5. Tugabana abana n'umugabo dusezeranaho, njyewe njyana abana 3 n'abajyana 3. Umukuru yahamanye nawe 2 aho yajyanye inka akahashyira umwana, ahandi akahashyira umwana, ariko igihe 3 turakomezanya. Aho twihishanya twari kumwe, nari kumwe n'imbyaro ya 2 n'undi wa 5 n'uwo wa 6 wari uruhinja. Aho twagize ubuzima bubi, naraye ahantu mpizeye ubufasha kuko ho ntibahigwaga. Hagiye ninjoro baranyirukana ndara ahantu hasi mu gishanga ariko arebana naho twari dutuye. Bashenye iwanjye ndeba. Abashenye iwanjye nibo bishe umuryango wo kwa data bukwe. Babazamuye ndeba, nka muramu wa data bukwe witwaga Musoni we bamwicishije amabuye ndeba. Ubwo nirirwa mu icyo gihuru ndahava njya ahantu bambwiye hari abandi bahigwa. Mpageze uwo mugabo yari afite umugore udahigwa, aza gutwara umugabo we na mukeba we, genda sigara. Naraye ahantu biciye umuntu, tumurara iruhande mu kizu kiva, ndabyibuka. Bukeye turavuga tutireka tuve mu icyo kizu batatwiciramo, turatatana. Bazamuye abantu kubica ndeba. Nabaye ahantu ndihisha, bigeze igihe abampigaga ni umugore wari umpishe w'umupfakazi, bamenye ko mpari. Ndahava baramperekeza n'abana 3 tujya ahitwaga iwacu aho mvuka. Umunsi mbagera nibwo nasanze babica. Umugabo makuru naje kumenya aho nari nihishe kubera ko yakomejanyije n'umwana wanjye w'imfura, yitwa Mugabo Jean Baptiste Kalisa. Bavumbuye se bihishe mu bishyimbo, se baramutema ariko ntiyapfa. Amusanga aho bamutemeye aramurwaza, ko bare baramutemye akaboko, avana mushwari yari afite mu mufuka ngo aramuzirika. Babaho bagaruka kumwica burundu. Noneho twebwe nyuma ya Jenoside abana narababonye bose. Tugeze ku Ruhuha nibwo nabonye abana bose. Noneho nibaza ikintu kizabatunga. Niga inama yuko nzajya njya guhingira amafaranga. Mbibwira na mugenzi wanjye nti turapfakaye, aba bana kubatunga bizatugora. Twigira inama yo kuzajya guhingira amafaranga. Ariko igihe tutarajya guhingira amafaranga habaho gutanga imfashanyo. Nari muzima ariko naravunitse umugongo, naguye nicaye mpetse ako gahinja. Umugongo ukandya ariko nkajya gusaba inkunga. Bavuga ngo segiteri ni yatanze umuceri nkajyayo. Bavuga ngo iyi ni yatanze umuceri nkajyayo. Ubwo ni igihugu ni leta idufasha. Ubwo rero muko kudufasha, ngiye numvaga mfite gahunda yuko babandi bishe umugabo wanjye nari narabamenye, umwana yarera bambwiye ko ngomba kuzabafata byanze bikunze. Abishi wacu kuko babahigaga ndeba, babishe ndeba mpageze, nari mfite gahunda yuko ngomba kujya njya kubareba bagahanwa. Ariko umuyobozi wayoboraga komine Kigoma twakoze inama, arambwira ati ariko se Makurata, aho warebye icyo ugaburira abana urumva ibyo bintu uzabibasha? Nanjye numva ngize umutima w'igitekerezo ngo reka ibyo mbivemo. Hari icyo mugenzi wawe yakubajije, urugendo rwo kwiyubaka rwose mbabwira ahantu nakuye urugendo rwo kwiyubaka rwose. Twagiye twumva ngo hari umuryango witwa Vega. Avega ikagiza kudushaka. Abakozi ba Vega
bakajya baza kureba abapfakazi, ndetse bagenzi banjye b'abapfakazi ndabegeranya babera perezidanti, ndabegeranya nkajya mbashaka, tugakora inama, avega ikadusura, avega itangira kuduha amahugurwa, twahura twagiye guhugurwa bakatugira inama y'uko tuzabaho, icyo tuzakora, dutangira gukora imishinga, batwigisha gukora imishinga, baduha inkunga dukora imishinga, twakora imishinga bakadutera inkunga y'ubuhinzi, y'ubucuruzi, byose turabikora, dutangira kwiyubaka uko. Ubuzima, umugabo wanjye yari mwarimu, cyewe ntabwo nari narashoboye kwiga, ariko nari nzi guhinga, nkamenya inka, nkamenya abana, nkamenya urugo, ntacyo twari tubuze mu rugo, ariko aho jenoside irangiriye byose byarashize. Uyu munsi rero abana farije yarabarihiye, ariko bamwe, wa wundi nabyaye ku wa mbere yarananiye, ananira ari umwana, yanga kwiga, anywa n'urumogi, mwiyoherereza n'iwawe agewe, ngira igikomere gikomeye, ngira undi mwana w'umukobwa mu w'imbyaro ya kabiri arwara mu mutwe, yiga segonderi mu wa kabiri, kubera utuntu Avega yari yaranteye inkunga ncuruza amata, twose tunshiriraho, nsubira hasi, ngira uwo mwana wananiye, ngira uwurwara mu mutwe, udufaranga nari mfite mbanza kuvuza mu kinyarwanda, namenye ko indere habaho nyuma. Ubuzima rero, ubuzima bwanjye, abana bamwe barangije kwiga, uwo warwaye mu mutwe nta kazi afite, arubatse ariko afite umugabo, n'undi umukurikira yarwaye kanseri ariko nawe afite umugabo, jyewe nsigara mu rugo, abandi sinzi iyo baba barashakisha. Uwo nguwo niwe wananiye, niwe turi kumwe. Rero ukuntu ngiye kwitwara n'ubutumwa ngomba kubwira bagenzi banjye, ni ugukomera nyine tukagira ubutwari, kuko dufite igihugu kitureba rwose. Iyo tutaza no kugira umukuru w'igihugu cyacu, kuko niwe mbikesha, niwe tubikesha byose, twumva dukomeye, twumva turinze, n'iyo batwangirije imyaka ubuyobozi butuba hafi. Ni ukuri, ni ukubagira inama yo gukomera, kandi nanjye numva nkomeye. Nk'ubu ndwaye baramvuza, n'ubu nari maze iminsi ndwaye, ariko baramvuza, nta kibazo kiremereye dufite, tugomba gukomera tukaba intwari. Na bagenzi banjye nicyo nababwira.